Bayinta Kabera Eric nkaba nkuriye ikigo Kwetu Film Institute icyo nashinze cyane cyane amateka abantu banzi kuba twaratangiye na Rwanda Cinema Center abari kora Rwanda Film Festival cyangwa icyo abantu benshi baziho ku izina rya Hollywood. Byukuri akaba ariyo amateka yanjye mu ncamake. Kwetu Film nkuko mubizi nko kuba ndi umuntu ukora cinema nanze yuko mba njyenyine. Nashaka yuko abasore n'inkumi babikora umwuga bikabaha amafaranga bikabaha ubumenyi ariko cyane cyane no kuvuga amateka y'igihugu cyacu ya Afrika n'isi muri rusange kugira ngo amateka yacu nakazajya avugwa n'abandi gusa ariko natwe tukagira uruhare ko technology yateye imbere, kamera zirahari, ikindi ni ubumenyi no ku exposing abantu muri industry nk'ukuntu bisanzwe ahandi. Urugendo ruracyari rurerure kuko ubonye aho tuvuye naho tugeze harashimishije ariko aho tugana haracyari harehare kuko aho bigeze nubwo rwose tumaze gutraining hafi abasore n'inkumi barenze 200 cyane cyane muri Kwetu Film Institute ariko abaca mu maboko yacu ndumva tugiye muri za repertoire bageze nka muri 600 ariko abasigara muri uwo mwuga ni nka 20 cyangwa 30%. Urumva yuko hari intera bigenda bifata n'ikindi nuko abantu benshi bagenda basigaye babyumva bakabyitabira ariko bikaba bishaka cyane cyane ubwitange ubushake. Icya gatatu cy'ingenzi ni ubushobozi buracyari bukeya kuko iyo ushatse gukora film ugakora video ni byiza ariko iyo ushatse gukora filime nyayo ifite ingufu bisaba amafaranga kandi amafaranga atari make, amafaranga menshi. Kuri iyo mpamvu rero ngasanga aho tugeze ni heza ariko aho tugomba kugana niho harehare cyane. Iyo ukoze filime igomba kwerekana, iyo yerekanwe igomba gushimwa, iyo ishimwe rero igomba kubona ibihembo. Iyo ubonye ibihembo mu by'ukuri n'abanyamwuga bagamije kubiboneramo amafaranga. Nicyo cy'ingenzi guhugura abantu, kubaha amafaranga, kubaha ubumenyi, kubaha na exposure kugira ngo bagende hanze bamenye ibibera hanze. Kandi mu by'ukuri mu ntangiriro twakoze ibyo bintu twarabigeze. Ntabwo biragera aho dushaka ariko aho tugeze harashimishije kuko ntabwo turebwa gusa n'abantu bo mu Rwanda, aba muri Afrika ndetse n'abo hanze. Nk'ejo bundi hari abantu bavuye Hollywood bari organiza Oscars baje kureba uti u Rwanda narwo rutubwire ukuntu bumva sinema, nuko bazi ibyo dukora, nuko bazi aho tuvuye naho tugeze naho tugana. Urumva yuko abantu bari mu kigero nakwita cya kubyi monde ya sinema bakavuga uti katuze turebe ibyo mukora, ni acceptance cyangwa ni appreciation kubona ibyo mukora. Ariko ntabwo mvugeze yuko tumaze kugera urugendo ruracyari rurerure cyane. Dukeneye abatekinisiye benshi nk'aba Igba ijana n'abandi bamwebwe abantu kwitangira guproduza ni ibintu bivuna, ni ibintu bifata umwanya, amafaranga n'ibyo byose. No kuba turi ahangaha urumva yuko n'abashoramari urumva yuko byabafasha kuapuya cyangwa gusapotinga industry. Ntabwo ari Kwetu gusa akabaye bikora kuko ni ibintu bigira impact nyinshi. Amashusho aratravelinga akavuga ibintu byinshi. Sinema nyarwanda yagenda ifata intera, hari ama-association amaze gukorwa, Rwanda Film Federation, amakampani yagenda ashingwa y'abasore n'inkumi bikorera bafite, iyo ubonye n'amavideo yabo cyangwa amafilme yabo usanga bifite aho biva n'aho bigana. Ariko hagati aho nk'uko nabivuze turacyafite urugendo rurerure. Turacyakeneye abantu bazi kwandika neza b'inzobere, turacyakeneye abantu bazi gufotora, turacyakeneye abantu bagomba gushoramo imari bakagura ibikoresho bihambaye. Cyane cyane no mu bindi bihugu turacyakeneye cyane inkunga nyayo iva mu bashoramari cyane no muri leta nk'andi muri Canada, France, Belgique no mu bindi bihugu habaho ibyo bita le Fonds pour le cinéma.
cyangwa le Fonds pour la culture iba ari dedicated kugira ngo abantu babifitemo uburambe bafitemo ubushobozi babishiremo ubushake kugira ngo bakompitinge babone izo fund. Ubu ngubu rero bigeze nuko cyane cyane usanga abantu bajya muri za ambassade cyangwa kwifasha abandi kandi natwe abashoramari bashobora kuvuga utishizemo miliyoni 10 y'amanyarwanda cyangwa 20. Niyo myumvire rero ifo yuko habaho appreciation irenze yihari ubu ngubu. Ubumenyi no kuba competitive. Tubibonera cyane cyane nko kuri Perezida wa Repubulika ntago areba hafi. Yavuga business avuga tuzabana avugana nabo, yavuga mu ntera za politiki tuzabana avugana. So natwe rero iyo ugiye kuvuga cinema ntago abona umuntu wenda uri hirya no hino hafi ifo kujya igira intumbero iri kure. Ntago abona singiye kuvuga amazina Bukavu se cyangwa Imbarara ukavuga uti cyangwa i Kampala uvuga uti niba nkora nkakora ibintu bizajya Kampala cyangwa Nairobi faudrait ko bigira competitivité cyangwa ubushishozi n'imyumvire iri hejuru. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari ibintu uza ugakora gusa ugafata kamera ugakora gusa, ni bifata indi myumvire n'ubundi bumenyi n'ubushishozi n'ubushake n'ubwitange. Amashusho afite imbaraga kandi yakoresheje neza ko nkuko nabivuze ejo bundi ntago cinema ari entertainment. Amashusho ni education, amashusho ni exposure. Iyo mbonye nk'abanyeshuri tumaze gutraininga naho bamaze kugera kubera ubumenyi baha, kubera urugero ubaha icyerekezo cyo kwigira ku bandi. N'ikimenyimenyi ikintu kinshimisha cyane muri byose nuko nabo nakwita ko nigishije harigenza hakaba ari ibindi nabo banyigisha. So niyo power ya cinema. Umuntu akamenya ukamwereka the base au ugasanga iba aziza software zose za color correction, the sound design, za framing, akamenya amakamera ariyo. So cinema n'umwuga uri magirirana ntabwo wakwigira gusa, ni ibintu bigira abantu benshi bayibikoramo, ni ibintu bigira technique nyinshi zijyamo, ni ibintu bigira layers nyinshi cyangwa ibintu bitandukanye bigenda biherekana. N'ikindi navuga nuko n'umurage cyangwa n'ubukungu budakama ko iyo wakoze image niba ari wayifashe mara imyaka 5 nirenga. Ejo bundi hari uriya mugabo wavuye Hollywood yaje kutwereka filime yakoze dukora dialogue sur le cinéma, cinemas, movies around the world. Ni filime y'umugabo umaze hafi imyaka 50 apfuye. Sam Cooke ni umuntu wainspired by James Brown, wa Michael Jackson, abantu bose bakora muzi ba Jay-Z bose. Iyo ubonye na ukabona na Jamie Foxx ariye nabonye shona biti mugabo se ko akora ibintu bya Jamie Foxx. Mugabo akoze filime y'angiti niwe yabikuye. So ni ibintu bigira penetration iramba. So ni abatabizi c'est un outil indestructible. It's undestroyable. So kugenda undakagenda ariko ibintu yakoze imyaka 10, imyaka 20, imyaka 50, imyaka 100. So ni ibintu bifite pouvoir irenga umuntu bwe. So nk'amashusho nakoze ya 20 yo nyarebye usanga ari ibintu bizaramba. So image c'est exceptional. Nakoze cyane. Ciao.